Yesu ashimwe cyane. Shalom shalom, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana ko yaturinze tukaba tukiri bazima, nta gikuba cyacitse. Icyubahiro ni cy'Imana uyu munsi n'iteka ryose. Icyumweru cyiza, turi kumwe na Bishop Karema John. Umutima w'uyu munsi, Joshua igice cya mbere murongo wa 5, avuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Uyu niwo mutima w'uyu munsi tuyoganiraho iri jambo ry'Imana. Imana irimo irasezeranya umugaragu wayo Joshua, iramubwira ngo nzabana nawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Muri uyu murongo imubwiyemo ibintu by'ingenzi nka bitatu. Icya mbere, nta muntu n'umwe uzatinyuka cyangwa uzaguhagarara imbere. Bivuze ikibi, nta nkomyi izaguhagarara imbere ngo ikubuze gukora misiyo nagutumye gukora. Nta muntu n'umwe uzaguhagarara imbere. Icya kabiri, imuhaye icyitegererezo cyo kuntu yabanye na Mose ko ariko izabana na Joshua, kuko arambwira ngo uko nabanaga n'umugaragu wanjye Mose niko nzabana nawe. Icya gatatu, sinzagusiga. Icyo ni ikintu gikomeye, byaba mu byago, byaba mu bibazo, byaba mu bigeragezo, byaba mu bisubizo, byaba mu gutabarwa, sinzagusiga. Icya kane, sinzaguhana. Iri ni ijambo ry'Imana cyane umutima w'uyu munsi wo ku cyumweru nahawe. Rero ni iby'agaciro cyane kubana n'Imana. Aya magambo ashatse kuvuga iki? Kubera iki dukeneye kubana n'Imana? Kubera iki Imana ikwiriye kuba hagati muri twe? Kubera iki Imana ikwiriye kugendana natwe iki cyumweru? Kubera iki dukwiriye kuyikomeza no kuyubakaho? Kubera iki tuyifuza bikwiriye? Icya mbere ni ukugira ngo ituyobore nk'uko Imana yabayoboye Mose kuva mu gihugu cya Egiputa kugera hafi y'uruzi rwa Yorodani. Uko Imana yamuyoboye mu butayu butagira inzira, mu butayu budatuwe, Imana ikabana na Mose ikamuyobora hagati y'inyanja akabonamo inzira, ikamuyobora mu butayu akabonamo ibyo kurya no kunywa, ikayobora Joshua muri Yorodani akabonamo inzira, ikamuyobora inkike z'Yeriko zikagwa. Ni nako natwe dukeneye Imana kubana natwe kugira ngo ituyobore. Dukwiriye ko Imana ibana natwe ikatuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora, mu byo tuvuga, aho tujya, aho dutuye, buri kimwe cyose. Dukeneye Imana nk'umuyobozi wo kudufasha kutuyobora muri uru rugendo rurerure kandi rukomeye rw'ubuzima. Dukeneye Imana nk'umuyobozi wo kutuyobora muri ubu buzima mu izina rya Yesu. Amen. Icya kabiri, dukeneye Imana idukomeza. Nzagukomeza. Iyo Imana igendana natwe iradukomeza. Mu bibazo turakomera, mu bigeragezo turakomera, mu bisubizo turakomera. Igihe cyose umuntu uri hamwe n'Imana, ikintu kimuranga arakomera. Igihe Yesu yari agiye kujya ku musaraba, yegereje icyumweru cya nyuma ngo ajye ku musaraba, ngo imibabaro yose yaramusatiye arayibona, ngo ajya agetse Imana arasenga, ngo ariko amaze kubura uko abikora, ngo abwira se ngo ishyize ubuzima bwanjye mu biganza byawe Data, unkomeze umpe imbaraga kugira ngo iki gikombe mbashe kukinyweraho. Iyo Imana igendana natwe iradukomeza. Dukeneye Imana ngo ituyobore, dukeneye Imana ngo idukomeze mu izina rya Yesu. Iyo umuntu ari hamwe n'Imana ntabwo ajegajega, ntabwo anyeganyezwa. Aca mu bibazo nk'abandi, aca mu bigeragezo nk'abandi, ndetse hari n'ubwo aca mu bikomeye kurusha iby'abandi, hari n'ubwo aca mu biteye ubwoba kurusha iby'abandi, hari n'ibyo ageramo bakamuha iminsi ko atari buhave. Ariko iyo Imana iri hamwe nawe iragukomeza. Imana ijya idukomeza mu ntambara, Imana ijya idukomeza mu bigeragezo, Imana ijya idukomeza mu bibazo kandi tukabicamo. Niyo mpamvu Shedraka na Meshaki na Abedenego babwiye Imana ngo nta mpamvu nimwe yo gusubiza umwami Nebukadinezari ijambo na rimwe. Imana yacu twizera Isiraheli ibasha kudukiza amaboko yawe, kandi itadukiza yadukomeza tugapfa tuyiringira. Imana irakomeza. Impamvu abantu bagiye baca mu muriro, abantu bakemera kujya mu kanwa k'intare, abantu bakemera kujya mu nzu y'imbohe, abantu bakemera kubambwa ku musaraba ba Petero,
abantu bakemera kubagwa umubiri ari bazima, ba Stefano akemera gukubitwa amabuye. Nta kindi cyabahaye imbaraga zo gukomera nuko babanaga n'Imana. Imana ari barimo yabaga ubushobozi bwo gukomera, bakabasha kunesha ibigeragezo. Ikigeragezo ntabwo ushobora kukinesha utari hamwe n'Imana. Ushobora kunesha ibibazo, ariko ikigeragezo gishaka Imana. Ikibazo n'ikigeragezo biratandukanye. Ibibazo biba rusange mu bantu, ariko ibigeragezo hageragezwa abantu b'Imana. Rero ntabwo dushobora kunesha ibigeragezo tutari kumwe n'Imana. Kugira ngo tubashe gukomera mu bibazo, mu bisubizo, mu bigeragezo, mu gutabarwa, nuko tubana n'Imana idukomeza. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, Imana iri hamwe nawe ikwizeza intsinzi kandi ukayigeraho. Kabone nubwo byaba bikomeye, kabone nubwo byaba biruhije, kabone nubwo byaba biteye ubwoba, ariko iyo uri hamwe n'Imana, Imana izana intsinzi mu buzima bwacu. Yabwiye Joshua ngo uzanesha amahanga kuri imbere, uzanesha abamaraki, abarabu, uzanesha Yeriko, uzanesha Abamori, uzanesha Abayebusi, uzanesha Abanyakanani, uzanesha Abahivi. Ntabwo ari imbaraga za Joshua, nuko ari hamwe n'Imana. Iyo turi hamwe n'Imana, izana kunesha mu buzima bwacu. Tubaho ubuzima bunesha, tunesha intambara, tunesha ibigeragezo, tunesha ibibazo bikomeye kandi biremereye. Ariko si imbaraga zacu, ahubwo n'Imana iri hamwe natwe. Iyo Imana iri hamwe natwe turanesha. Icya kane nuko Imana iri hamwe natwe iduha umugisha mu izina rya Yesu. Rero ndakwifuriza inama nguha uyu munsi, nuko wubaka uburyo bwo kubana n'Imana. Ushyiraho uburyo, ugashyiraho kondisiyo, ugashyiraho inzira, ugashyiraho irembo, ugashyiraho buri kintu cyose gishobora gutuma Imana ibana nawe. Imana nibana nawe izakuyobora mu byo ucamo. Imana nibana nawe ukayemerera ikabana nawe, izagukomeza mu byo unyuramo. Imana nibana nawe izakuzanira kunesha. Imana nibana nawe, icya kane, izaguha umugisha. Nshuti yanjye rero, kingura umutima wawe, ukingura ubuzima bwawe, wemerere Imana ibane nawe, igendane nawe, ikuyobore mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi isumba amazina yose. Mwami wanjye Yesu Kristo, Yesu, haleluya. Sengera abana bawe kugira ngo bahe umugisha, ubane natwe, ugendane natwe, utuyobore, udukomeze, uduhe kunesha, uduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ukore ibitangaza uyu munsi wose Mwami. Tubone ukuboko kwawe, tubone imbaraga zawe, tubone ubwiza bwawe, tubone imbabazi zawe, tubone ubutsinzi bwawe. Ndasengera buri umwe wese Mwami urimo guca mu ntambara, urimo guca mu bibazo bikomeye, urimo guca mu bigeragezo bikomeye byaka nk'umuriro. Ndamusengera ngo umuyobore, ndamusengera ngo umukomeze, ndamusengera ngo umuhe kubinesha, ndamusengera ngo umuheremo umugisha. Ukore ibitangaza mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe n'ubwami bwawe bigaragare ku buzima bw'abera. Mwuka w'Imana wera, ukore ibitangaza mu izina rya Yesu. Yosoriya saniyakia pavakia saya. Imbaraga zidasanzwe zikora ibitangaza. Ukoko kw'Imana kuzima gukora ibitangaza, kubohore buri kimwe cyose mu izina rya Yesu. Ngo Mwami ngwino ubane natwe kandi ugendane natwe, kandi ugendere muri twebwe, kandi utuyobore, udufashe mu izina rya Yesu twizeye kandi rikomeye risumba andi mazina yose. Amen. Shalom, shalom. Mugira amahoro y'Imana. Mbifurije icyumweru cyiza, mbifurije kugubwa neza. Ejo kwa mbere muzatangira akazi neza, uko Imana kubane namwe. Wari umutima w'uyu munsi, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha kandi akomeze abandindire, abagire neza mu izina rya Yesu. Amen.